mabuje yarangoye cyane, arangora cyane. Noneho nagiye mfite nyine utwenda dupfa kuba tuzima, kwari twiza nyine tuzima. Ngeze yarambwira ngo nago nemereye ngo kwambara ngiyo myenda nyine nazanye. Ndibaye ati wenda hari se hano hano umukozi uhageze bamugurira imyenda. Avuga toke nta kibazo, ni wasanga bamugurira imyenda kandi bikira imyenda yanjye wenda nzataye ikiri na mizima. Mbona nzaniye ibintu by'ibijipo nyine ngo nibyajya habakoze, naje kuzamenya amakuru nyine hirya. Numva ko ayo majipo umukozi yahageze barayamuha akajya yambara, yajya gutaka yasiga n'undi akazageza akayambara. Mabuja ubwo nambara gutyo arambwira ngo nago nemerewe. Ubwo nari mfite imisatsi najyaga nifungira imisatsi yanjye shinyo nyine meze neza, imisatsi meze neza nta kibazo. Arangije arambwira ngo iyo misatsi yanjye ngo nagashaka ko ngo nzajya ngo nyisokoza gutyo ngo ngiye nshyiramo agatambaro. Nabaye se mabuja gute usa nzajya muzamo igitambaro iteka ryose, muzi igitambaro mu mutwe ngo nujye nagikuramo ngo ujye ugikuramo umugabo wanjye adahari. Sasa rero mu gihe cyo kujya koga, ngiye nko koga ngo mu gihe bahari, akambwira ngo nago nemerewe ngo kugira ute, ngo nago nemerewe gutambuka kubera ko icyumba cyanjye cyari kiri hafi no muri saro nyine. Ubwo urumva navaga muri dushe ngiye kujya kwambara nacaga muri saro nyine. Akambwira ngo nago nemerewe ngo gutambuka, ngo nyenyeye ngo igitenge mu mabere nyine ngo mu gihe mvuye koga, ngo njyana imyenda muri dushe, ngo nimara koga ngo nambare rero mbone gutambuka. Hello, mumeze mute? Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe munkurikiye muri iki kiganiro. Ngewe turi kuganira hano nitwa Bella nk'ibisanzwe, beshi muranze. Wowe muntu uri kudukurikira rero utarakanda subscribe, kanda subscribe, wandike muri comment, unasharinge, ubundi dukomeze tubane mu biganiro byacu kuri iyi channel y'Abeza Media. So rero ndahanga ngo tuganire ku kiganiro cy'ubuzima bwanjye mu kazi ko mu rugo na mabuja. Muratubwira muri comment uko muri bubyumve mwebwe murimo mudukurikira. Ngewe nagiye gukora akazi ko mu rugo, ngeze mu kazi ko mu rugo masanga nyine mu mabuja. Uwo mu mabuja nago yigeze ambera umuntu mwiza nyine cyane nkuko nabyifuje. Hari ubuzima nari nibereyemo ntarajya mu kazi ko mu rugo. Ubwo buzima nyine bigezeho mbona ibintu biranze, kuba nabasha kubona nabona amafaranga ngo nishyurire inzu biranga. Mpita mfata umwanzuro kuvuga ngo reka njye gushaka akazi ko mu rugo ndewe ko nakibeshaho, nshaka igishoro njye mu kazi. Ngeze mu kazi ko mu rugo, umumabuja tuvugana amafaranga azajya memba, arambwira ngo azajya memba 20,000. Ndangije ndabyemera ati nta kibazo bitewe n'ubukene nari mfite. Sasa rero arangije arambwira ati rero akazi karahari ndakaguha nta kibazo, ariko nago wemerewe gukora ufite telefone. Telefone ngeze yarayinyaka, arayibika. Yagiye mu kazi nyine agasiga yibitse, akayinizaho gakeya avuye mu kazi. Sasa rero bari bafite umwana, yarafite umwana w'amezi 6. Uwo mwana ngomba kumusigarana nkakora n'akandi kazi kose. Uwo mwana yari umwana urushya cyane, yari umwana urushya. Urumva naryamaga naryamaga mu masaha ya hafi 5 saa 6, saa 11 za mu gitondo nabaga maze gukoropa. Murumva ko nyine nabyukaga nko mu masaha 10 nabaga maze gukoropa. Ntangiye gushyira imyenda mu mabase ngo mbefura. Ubwo mabuja akaba arabyutse agahita amamagara ngo ninze meke umwana. Umwana yakangutse nawe yitegure arebe ukuntu nyine yahita ajya mu kazi. Nkaye ku mwana, ubwo mwana namara kumuheka nkahita ngenda nkajya mu byombo. Ubwo metse na wa mwana ya myenda nayo ubwo nari nayitumbitse nkahita nsubukura. Mu gihe nangiye kunamana umwana akabararize
sasa rero akazi kakangora metse n'umwana akarira, umwana niyemeraga kujya hasi ngo aryame, umwana nibwo yasinziraga nk'amasegonda nkajya nkumva ararize, nta n'ikintu gifatika nari nakora. Mw'abantu mwe mura n'ubuzima burankakaza muri urwo rugo. Ubwo ibintu byose, ikintu cyambabazaga ni ukuntu noneho mabuja yavaga mu kazi, satekereze ko yansigiye umwana w'amezi 6, akaza kanonganya asanze bimwe ntasoje kubikora, ngo maze iki hano, ngo rivaze muri urugo, ngo nguhemba iki, ngo mari iki mu rugo, ngo ni wowe mabuja mbimenye. Mana nkavuga ati mabuja kuzi ko wansigiye umwana kureba ukuntu umwana wawe nawe ubwawe arakurushya ari n'uwawe, ngaho reba kuba nabametse umwana, nkoza ibyombo, nkagenda nkafura, nkateka, nkakora buri kimwe cyose. Ibintu birancanga cyane, mabuja ntabyumve, kavuga ngo ugomba kwiyaranja, ngo nagura umwana, ngo uri umuntu mukuru, ngo ni gute ngo wambwira ngo kuva mu gitondo ngo kugera saa 11 nkari ndava mu kazi ngasanga ngo imyenda imwe ngo nagwa yikuye mu mazi, ngo ibintu bimwe ngo ibyombo ngo by'umugoroba ngo nagwa byageje, ngo nibiki nkajya mburu. Noneho ubusobanuro namuha nanjye nkavuga ati wa mugani nyine naje mu kazi, kandi kuba namusobanuriye nabashe kubyumva nyine n'urundi rugamba. Sasa rero ubwo aho hantu nabaga nyine mu bintu bijyanye n'imirire, nago naryaga ibiryo bisa n'ibya mabuja. Niba baratekaga nyine, niba twari dutetse umuceri, wenda hakaba ari uwo basigaza ku masahane, ubwo kumanywa kuko nabaga ndi mu rugo n'umwana, nago nateka nyine nabaga nemerewe kurya bya biryo byasigaye ku masahane. Ubwo kumanywa ntago natekaga nyine ibiryo byanjye, usibye kuba nateka nyine kigoroba, Bwanda ari nk'ibyo basize. Hari ukuntu urabona bajyaga bafata igikombe niba ari umuceri bagasiga bapimye umuceri mu gakombe, na nubwo nari kwiba base ngo mwe ngo reka ngureho n'agake nkatogose mu gihe badahari mbe nakarya. Stoke basigaga bayifunze, bagasiga ibintu bimwe na bimwe bitari hafi aho ngaho nyine tusibye cyakoze muri salo nago bafungaga, kubera ko ari igihe nabaga narambitse umwana nyine mu ntebe namuryamishijemo, nabwo nago nyine byanyoroheraga. Sasa rero mabuja ubwo urumva nararaga no mu gikoni, nago nararaga mu nzu hamwe nabo, byabaga ari ibintu bigoranye cyane. Mabuja yarangoye cyane, arangora cyane. Noneho nagiye mfite nyine utwenda dupfa kuba tuzima, kwari twiza nyine tuzima, ngeze yarambwira ngo nago nemereye ngo kwambara ngiyo myenda nyine nazanye. Ndiba ati wenda hari se hano umukozi uhageze bamugurira imyenda. Avuga toke nta kibazo, ni wasanga bamugurira imyenda kandi bikira imyenda yanjye wenda nzataye ikiri na mizima. Mbona nzaniye ibintu by'ibijipo nyine ngo nibyajya habakoze, naje kuzamenya amakuru nyine hirya, numva ko ayo majipo umukozi yahageze barayamuha akajya yambara, yajya gutaka yasiga n'undi akazageza akayambara. Mabuja ubwo nambara gutyo arambwira ngo nago nemerewe. Ubwo nari mfite imisatsi, najyaga nifungira imisatsi yanjye shinyo nyine meze neza, imisatsi imeze neza nta kibazo. Arangije arambwira ngo iyo misatsi yanjye ngo nagashaka ko ngo nzajya ngo nyisokoza gutyo ngo ngiye nshyiramo agatambaro. Nabaye se mabuja gute usa nzajya muzamo igitambaro iteka ryose, muzi igitambaro mu mutwe ngo nujye nagikuramo ngo ujye gikuramo umugabo wanjye adahari. Sasa rero mu gihe cyo kujya koga, ngiye nko koga ngo mu gihe bahari, akambwira ngo nago nemerewe ngo kugira ute, ngo nago nemerewe gutambuka, kubera ko icyumba cyanjye cyari kiri hafi no muri salo nyine. Ubwo urumva navaga muri dushe ngiye kujya kwambara, nacaga muri salo nyine. Akambwira ngo nago nemerewe ngo gutambuka, ngo nyenyeye ngo igitenge mu mabere nyine, ngo mu gihe mvuye koga, ngo njyana imyenda muri dushe, ngo nimara koga ngo nambare yo mbone gutambuka. Ngo noneho ngo mu gihe ngo umugabo wahari, ngo nago ibyo bintu ngo byembewe na gakeya. Ndavuga ati aba bantu nabakizwa, reka njye mbyubahiriza nta kibazo. Ariko nkibaza se uyu muntu waba ukijwe ambuza kuba nakwambara iyo myenda yanjye, ambuza kuba nasokoza umusatsi wanjye, kandi akaba nkorera ibintu nyine mbona bitari sawa, uwo ni umuntu ukijijwe mu buhe buryo? Biragiye birancanze. Umugore reka noneho mu gihe cyo guteka inyama, nge nago natekaga inyama. Ubundi iyo batekaga inyama n'amafiriti nge nago negeraga imbabura ngo nteke. Inyama barazitekeraga, yarazitekaga akazicarira akaziteka,
yewe ntago nari nemerewe kurya ku nyama yabo. Batekaga inyama zikamumurira ndaho ngaho, akambwira ngatira ibitunguru, nkorere tungurusumu, nkorere ibirungo byose nkabitunganya, agakaranga inyama. Kandi inyama babaga bazifite ziri muri firigo, baguraga nk'ibiro 5 bagashyira muri firigo. Bajya guteka nyine urumva bakuragaho utunyama dukeya, akaba ari two bakaranga nyine tungana n'umubare nyine wenda bakeneye, izindi bakazirekeramo. Najya kubona nkabona mu gihe cyo kurya nkabona nago bamaye akanyama, akazarura zose agasuka mu gisorori. Akambwira rero ngo reba ngo nyine ngo teka, cyangwa haba hari n'ibitoki ngo ninogose ngo ibitoki ngaba ari byo ndya. Nkagenda bakaba bari inyama bariye neza nyine, nkaba niribye ngibye nkatuza kuko nzi icyo nshaka, nkihangana nyine nkapfa kubirya. Ariko mbona bibaye ukwezi kwa mbere, mbona bibaye ukwezi kwa kabiri, mbona bibaye ukwezi kwa gatatu, kuko nahabaye amezi 5. Mw'abantu mwe biragenda birangora, nkibaza uyu mumabuja unsigira umwana we nasigira na telefone, ese haramutse habayeho ikibazo umwana we akagira ikibazo akandembana cyangwa hakaba ikindi kibazo, ese nagatekereza ko namuhamagara nk'umuntu wansigiye umwana? Sasa rero nyine mabuja akajya mbwira, kuko urumva akimara kunyama ka telefone nkabwira ati ese unzajya nkuhamagara gute? Arambwira ati n'ujya unyenera ujya ujya mu baturanyi bagutize telefone umamagareho. Mw'abantu aho hantu birangora, umumabuja akajya asa akanzengereza ngo nta kintu nakoze. Ntago yikozaga umwana yamufatagaho gakeya, ari uko nyine umwana yarize. Buri kanya ngo ngwino ufate umwana, ngo ngwino ugire gute ngo heka umwana, ngo umwana ararize ngo ngwino bari wowe uheka. Mu gihe niba ndimo ndafura ngo ngwino ngo heka umwana, naba ndi mu byomba ngo akira bumfashije umwana. Mabuja aragenda mbere isereri. Mwaba mabuja mwe mana yanjye, bamwe na bamwe abantu bameze gutyo sinzi niba bazabona ijuru. Ese kumva ko wafata umukozi ukamugira nk'agatebo kayora ivu, ubu wibaza ko we ejo ubuzima bwe butazahinduka? Ese iyo urebye umukozi kuba ari umukozi ugukorera, ukamutesha agaciro bigeze aho ngaho, ukamufata nabi bigeze aho ngaho, uba wibaza ko ari ubwo buzima azahoramo mpaka ubuziraherezo? Ese niba uri kumfata nabi ukansigira umwana wawe, nkamusigarana, nkamugaburira, nkamuheka, nkamwoza, nkamwambika, ntume n'agaciro ngo utekereze ku mwana wawe, ese uba wumva uwo mwana wawe we umuntu yamufata neza bihagije? Ngewe rero mw'abantu mwe uko mwebwe muri kunyumva, mutubwire muri comment mabuja ni ibi bintu bakora ari byo, kuko ngewe bwanjye byarambabaje, burangiye kubivuga hano byarambabaje. Mabuja noneho nubwo yamaga telefone mubwiye ngo ndashaka kuvugisha abantu bo mu rugo, noneho mabuja yayima, nkabangiye mu gihe wenda bimwe na bimwe mbisoje bigaragara, avuga ati reka ngende mvuge wenda kuko telefone aba yayisigaranye, ejo nagenda mu kazi basi nzabe nanavuze. Mabuja noneho yigeze kunsanga ndi kuvugira kuri telefone, araza aranshwishwe buranya ngo niko muko ngo urifata ukajya kuri telefone, wakoze iki hano kugeza ujya kuri telefone irinjiza iki? Uyu mwanya ni wa telefone, urabona uyu mwanya ari wa telefone? Bana mabuja araza noneho naba turi kuvugana kuri telefone, ubwo urumva bakunda ari kunuka, kandi arabizi ko telefone yanjye aba yayisigaranye, aba yayibitse, ntabasha kubona uko mvugisha abantu. Ibintu biragenda birancanga, aranzengereza, arayinyambura, aragenda arayibika. Ubwo urumva nibyo navugaga nasoje kubivuga. Mabuja aransaza neza, mana yanjye, mabuja aranzengereza. Noneho reka rimwe noneho sasa duteke nyine icyayi, dushyira nyine muri teremonsi. Noneho ndangije ndavuga ati wenda ubwo ari icyayi nta kintu ari buze kuntwara, reka ngende nyweho, wenda inyama barazinyima nayo mafiriti n'ibiryo byatetswe uwo munsi, ariko reka ngende nisukire n'agacyayi ninywere, nanjye nari nkakeneye. Ndagenda suka icyayi ndakinywaho nyine. Umva yaraje asanga teremonsi ntabwo icyuzuye, yaranutse ankurura amatwi, ankubita inkonji,
ankubita inkonje agahanga yenda kumva kenda kuzana n'ishyundu. Ndibaza uyu mabuja ku cyayi ku majyani ya senkani akaba ari kungira gutya kuko mana yanjye ahantu nzahaba amashobora koko. Kandi ubwo narihanganye ndi kwizirika kugira ngo basi ndebe ko namukuraho igishoro. Aranuka birarangira nyine ndigendera njya mu gikari njya gukora ibyo ngomba gukora. Ndangije rero sasa reka nzajye koza ibyombo nindangiza nimenera itasi mw'abantu mwe. Itasi iracikiranyirira njya guhanagura ibyombo nshyira mu kabati wagira ngo yaracungaga hari n'ikiyiko nubwo cyatakara kikabura yabaga azi umubare w'ibintu atunze. Araje agiye mu kabati agiye gukuramo nyine itasi ryo kunywesha icyayi asanga amatasi ntago yuzuye. Abaraje arambajije ngo itasi nini iri hehe. Ndangije navuga ati mabuja itasi yacitse ndi koza ibyombo irameneka. Mana nyagasani umuriro waratse umuriro kugira ngo hari ni ikindi kintu kirenze naba nakoze muri urwo rugo. Induru iravuga araza arambwira ati muko ugiye kumarira ibintu hari ikintu na kimwe wazanye hano hari ubwo mahira. Mana yanjye mabuja aranuka ndibaza uyu mubyeyi koko nshobora kuba wenda nagira ibibazo nka itasi kacika ikameneka. Mana yanjye bose ndavuga ati uyu mubyeyi ko mukorera akazi neza ko umwana we mwitaho ko ntacyo ntamukorera kubera icyo atanyurwa basi ngo ananyubahe yubahe umuntu asigira umwana we. Mabuja aranuka numva amaraso arahagaze. Arangije arambwira ati ngomba kuyiriha. Ndamubwira ati mabuja mbabarira rwose nta kibazo nzayiriha ariko ntago nabikoze ku bushake bwanjye nanjye ni impanuka zabaye nyine irancika ndi koza ibyombo. Ngo hari ibintu utagomba kuzajya unsobanurira uburangariye mu biki ubwo wiriwe wasamye mu gipangu ngo ugiye kumarira ibyombo ugiye kubimara. Mana ni itasi imwe yari imenetse pe kuva nahagera nibwo byari bimbayeho ariko mabuja yaranzengereje. Noneho sasa rero ikindi kintu cyabaye nanone ubwo umugabo we yavuye ku kazi imbere. Sasa umugabo we yavuye ku kazi imbere nari namaze gukaraba bya bigutiya yamaye nyine nago nari kubona umwanya wo kubifura kuko nafuraga nyine hashize igihe nago nari gufurira rimwe nyine n'imyenda yabo noneho yari kunyica. Ubwo rero ndavuga ati ubwo ngarabye kandi wenda nge nogoye ku mwana wabo ntamuhekana imyenda isa navuga sangaraje noneho umva sinamukira nambara muri ya myenda nambara gakanzu nene narajyanyeyo. Noneho umugabo we yatashye mbere abafasha umwana. Umugabo yakundaga umwana we cyane yabagari yaramuteruraga. Ubwo rero mabuja arangije nawe abaraje asanga nyine ndaho ngaho hari utwo ndi gutunganya umugabo ateruye umwana. Ubwo rero mabuja baraje arandeba aranyitegereza ntiyavuga ko nta muntu ari kugenda ahinduka se. Noneho mabuja namugize n'Imana yanjye mu mutima ntibaza akanyitegereza navuge. Aranyitegereza arambwira ati haguruka hano muko haguruka. Ndahagarara nyine arandeba utangiye kujya unyerekera umugabo ikibero. Mana nyagasani ubwo rimura urenze ku itegeko naguhaye utangiye kujya wambara ubusa imbere y'umugabo wanjye. Nari nambaye ikanzu pe nta nubwo yageraga mu ntege nyine yageraga munsi y'intege ho gakeya ariko nyine kuko urumva nabwo kuyambara nuko imyenda yindi yari yaramaye itari ifuze nabaga nyine nyishyira aho ngaho. Aranuka arambwira ati ubwo uraje nuko mutangira ntago mujya mwumva ubwo maze kurengwa utangiye kundebera ku rutugu utangiye kunsuzugura. Mana yanjye mabuja aranzengereza ankurura amatwi arankwega amatwi aravuga ati wa mukobwa we. Mana yaranutse mw'abantu mwe aranuka amatwi yanjye yari yarashyushye yarahinduye baragubera kujya hora nkurura amatwi. Navuga ati nanjye se ndajya hehe nderekeza hehe ko naringiza amajwi nkaba narafatishije hano ubwo nuko ariko ndarya kandi nyine wenda aranamemba. Ubwo noneho abona nyine ndatuza sinavuga aho ngaho ntacyo kuvuga nari mfite naracecetse pe. Gusa ndamubwira ati nuko imyenda yose itarifuze nyine niyo mpamvu nari nambaye uyu mwenda wanjye. Iyo ukenyera igitenge iyo ugirute ego
ngo pera mugabo ngo umugabo wanjye ngo yaje asanga he ngo ngo wirirwe ngo ujyana umwibarasi imbere ngo abakozi ndabazi ngo ntabwo mushobotse ngo ubwo uraje ngo ndaje mwirukane. Mwabantu mwe ubwo murumva mu mezi 5 yari yaramembyemo amezi 3 hasigayemo amezi 2. Mabuja atangira kuyagenda abwira bosi ngo umukozi ngo ndumva ngo umukozi ngo asigasuzugura ngo uyu mukozi asigasuzugura. Bosi aramubwira ati se umukozi gusuzugura ute ko mbona ibintu byose aba yabikoze, ko mbona umwana nta kibazo umwana aba afite, ko umwana abona atuje atajya nyine dusanga ibintu byose yabitunganyije isuku yayikoze ibintu byose yagerageje nyine nk'umuntu wasigiye umwana ngo arananiye ngo aransuzugura ngo wowe ntago bizi ngo byinshi yangeze ahangaha ngo ninjye mbyikorera ngo buriya ngo wowe ngo usanga byakozwe ngo amugabo we ngo usanga byakozwe ngo ibaze ngo umukobwa muzima ungana gutya w'amabere 2 ngo nkaba nasiga ngo niba ari umwana wenyine ubu kazi akora ahangaha n'umwana gusa. Umwana se wacu nagasinzira ntago yaryamisha umwana hano akaba yakora pezo cyangwa akoza ibyombo. Ni gute ushobora kumbwira ukuntu na haba hari ibyombo byejo nava mu kazi ngasanga bya byombo biracyahari. Umukobwa aricaye aho ngaho yicaye hanze arimo yirirwa yireba muri za miruwari zo mu madirishya. Reka sinakubwira umukozi arananiye yumvisha umugabo ki ko ibintu byose ava ku kazi imbere akaza akabyikorera. Ngewe nta kintu mba nakoze mba niriwe nicaye aho ngaho kandi nta kintu mba nakoze pe nta kintu nabaga ntakoze. Mabuja noneho ubwo rero aravuga ati ngewe uyu mukobwa arananiye kuva yagera ahangaha buriya nagiye mwihanganira kenshi. Abwira umugabo we namwihanganiye kenshi arananiye ntajya yumva. Noneho hari n'igihe nsango yamekeye umwana ngatoze namubwira ati nujya guhe ku mwana wanjye ujye ukaraba wambara umwenda muzima, ariko nsanga yambaye iminuko ye ibyo yirirwa na mu gikoni ibyo ararana ahekeyeho umwana. Uyu mukobwa ntago ajya yumva nyine ubwo urumva ashaka ukuntu yangambanira kugira ngo banyirukane. Kubera iki yabonaga n'uburyo nari nteyemo nyine we n'ukuntu yari ateye akabona harimo itandukaniro. None uwo Mabuja rero nta n'umusatsi yagiraga, yari umuntu utajya ukuza umusatsi yareba imisatsi yanjye uburyo nyine nayisokoje nafunze shinyo. Ubwo nyine arumva nawe bikamubana ikibazo. We yaragerageje gushaka umusatsi byarananze bikamutera ishyari nyine yareba ukuntu nyine neye nari nifitiye n'amabuno kuko mva nubwo nananuka nyine ntago nananuka ngo shireho cyane, ariko yarebaga uburyo neyemo nyine akabona bimuteye ikibazo. Niyumve ko yajya ambona uko nteye nyine uko nteye byagaragara akajya yumva ko najya mura nihishe katagira n'umugabo we nyine ngatambona. Mwabantu mwe rero Mabuja reka rero ubwo umugabo aramubwiye ati rero niwe ugomba gufata umwanzuro kuko umukozi niwe wamuzanye. Arangije aranyirukana arambwira ati zingumvira utazasenyera abakozi ndabazi so wowe wa mbere nunze shana mukoraga akazi nifitiye tagati yo kwishakira igishoro ngo ngene njye kwicururiza njye ndebe ko muri amafaranga njye no kwizunguriza imyene njye kureba ikintu nakikorera. Aranzutaguza aransaza noneho nyine aranyirukana. Mu kunyirukana y'amezi 2 nago yayama yarambwiye wameneye ibyombo namenye itasi imwe pe, ariko yashinjije ibyombo byose ngo byaramenetse ngo amatasi ye ngo sahane y'amadongo ye ngo narayamenye narayamaze ngo baba we banza hari niba hari n'umunsi yaje agasanga natetse igitunguru cya 2 nacyo yarakibariye amafaranga arayanyima 40,000 aranyirukana aransaza ndahagira nyine ndigendera. Ariko mwabantu mwe rero muri kunkurikira hano mutubwire muri comment aba Mabuja nabo ko kuntu bafata abakozi nibi bintu ari byo mutubwire, niba ibintu bikwiye mutubwire, niba wumva ko umuntu ushobora gusigira umwana wawe wamufata muri ubwo buryo utubwire muri comment. Yego rero wenda nagoma kuba Mabuja gusa nanone hariho n'abakozi babi. Hari abakozi babi, hari nk'umukozi usanga nawe yarananiranye akagenda adafite tagati yo gukorera amafaranga, afite nka tagati yo gutwara bosi. Ugasanga nyine ni wa wundi uba ushaka kugenda akajya guhanagura ku meza bosi mu gihe ahicaye yambaye tumini nyine yahenuye. Ugasanga ni umuntu uhora wumva akaza akirebeshwa bosi cyoroshye. Reka se nakubwira ugasanga nyine ni ibintu nyine ni mvange abantu bose. Hari abakozi baba babi, hari n'aba Mabuja baba babi. Hari umukozi kubera ibamba pe akakubera mubi wamusigira noneho sibye n'uwo basigira n'umwana ari naho noneho baba batasigiye n'umwana. Ugasanga bababwiye imirimo bagomba gukora gusa
ugasanga nk'umukozi yahagaze mabuja yamubwira ati kutakoze iki ngiki, akamureba akamusuzugura, kutakoze iki ngiki, ni akahe kazi kandi ushinzwe hano muri uru rugo, akamurebera ku rutugu akamusuzugura, kandi arabizi neza ko yajyanwe n'akazi, ntabwo yajyanywe no kwishongora kuri nyirabuja. Ugasanga nabyo bibaye ikindi kibazo. Hagati rero ingeri zose hariho abantu babi, ariko ni ukuri ngewe uwo mu mabuja yarambabaje, anyambura ibihumbi 40 byanjye, nari nishakira igishoro, ibintu biragenda birancanga biranzengereza. Ubwo mu kunyirukana nyine naragiye ndongera nigira mu kandi kazi nyine ibindi bintu bisanzwe, nishakira yindi mibereho. Ariko hari abamabuja babi mubara mutarabona, hari abamabuja babi, hari abamabuja bagira amashyari, bakagirira amashyari abakozi babo. Ugasanga uragiye wamara kwigurira utuvuta muyo wahembwe wakwisiga, agatangira kubona uri gucya, ngo aya mavuta uri kwisiga ngo aranukira, ngo amavuta aratunukira, ngo jya ugura sante abariyo wisiga ngo niyo idahumura, ngo uranukiriza, ngo aya mavuta ngo aranukira, akakwikoma akakwishyiraho. Ugasanga ugiye kugura nyine ayo mavuta yandi kugira ngo nyine ugende ucupire utaba mwiza kumurenza. Iryo ni ishyari bamabuja babyeyi mujye mwubaha abakozi. Jya wubaha umukozi ukugaburira, ugutekera ibiryo uri burye. Jya wubaha umukozi uri busigire urubyaro rwawe. Jya wubaha umukozi ugukorera amasuku mu nzu yawe, akagufurira umwenda wambara. Ntuzigere ujye ushaka guhimana n'umukozi. Inama nabagira ngiye mwababyeyi mwe mwabamabuja mwe, ni yuko mwakubaha abakozi mukabafata nk'abana banyu. Niba ufashe umukozi, ejo ushobora kugirira umukozi nabi ukamukorera nk'ibyo byose, ejo nawe akaba kwihimuriye wagukoreye ibintu bibi, akakugaburira ibintu bitaribwa, akagukorera buri kimwe cyose, umwana akamuhemukira. Mujye mufata abakozi neza, ngo wumve ko ugiye kumira inyama, umukozi aragiye aho ngaho ngo ujya kurya ibijumba cyangwa ngo ujya kurya akawunga, urimo uramira umuceri, urimo uramira amafiriti, umukozi ngo najya kurya akawunga. Ese kuki wumva ko uri bumbwire ngiye ngo ninjye kumira ku kawunga, wowe uri muramira inyama, warangiza ukumva ko ndi busigana umwana wawe nkamwitaho? Niyo handi uzasanga rero musize abana banyu bajye barwara bwake, wasize nk'amata umukozi yaginywereye, wasize ibyaho umwana yabyiririye, warangiza ngo abana ngo ibiki ngo abakozi ngo ni babi. Mujye mufata abakozi nk'abana banyu. Birababaje kuba uri umubyeyi ugafata umwana w'umukobwa, jya urara mu gikoni, we ntabwo wemerewe kurira ku meza, ntabwo wemerewe kugera ahantu umugabo wanjye ari. Ese uwo mugabo wawe wumva ko wenda ngo ari burebe umukozi ngo amukunde? Ese icyizere ufitiye uwo mugabo wawe cye ni ikihe? Ese uwo mugabo wawe yajya kureba uwo mukozi akumva ko aramurarikiye cyangwa aramushatse? Nta kindi kibazo kiri mu rugo rwawe? Mujye mwubaha abantu, mwubaha abakozi, mukabafate nk'amapunda, ntago ari ingorofani. Mujye mufata abakozi neza, mububahe. Ngewe mabuja yarambabaje uburyo byuka mbwira ngo saa 11 ngo ninzameye ku umwana ngaramuriranye, najye kubona no mugiye yavuye mu kazi ngo shyiraho mfashije umwana ngo arimo aranduye. Niba umwana wawe wakuruhije uri nyina wamubyaye, urumva ngewe ndi mumukorera iki? Nta mabere mfite yo kumuha, nta kintu kindi ndi burenzeho. Wenda nagukumbuye, uvuye mu kazi umwana yaragukumbuye, umufasha amasegonda 2 ngo mukazi ngo ngwino ngo wongere uheke umwana. Amasaha umugoroba urageza, agiye gukwakwanya teke, agiye koza ibyombo by'umugoroba, agiye agize amahirwe uratashye kare, agiye gukora ibindi, ngo ngwino uheke umwana, ngo akira umwana. Uri kureba ukabona umukozi ari mu myenda arimo arafura ibatayo y'imyenda, nanika n'umwenda n'umwe, kwakira ngo ndahano ngo ngwino ukuramo umwana, ngo umwana ngo aritumye, ngo ndamuhindurire papa. Uricaye uregamye ngo uri muri telefone, ngo umukozi ngo niyene ngo yambike umwana ngo agire gute? Mwagiye mwubaha mukubaha umuntu ko umuntu ari nkundi. Ese uwo mukozi iyo umurebye ubona ava amaraso y'ubururu, ubona ava amaraso asa gute kugeza ubwo wakumva ko atari nkawe? Guys, rero mutubwire muri comment, ibi bintu birababaje, mutubwire uko mubyumva. Gusa ngiye byarambabaje, n'abandi ndavuga mvuganira n'abandi, mvugira n'abandi bakozi, wenda hari abo bibaho cyangwa simbizi, ngewe n'ibyo byambayeho, ariko byarambabaje. Niyo mpamvu nicaye hano nkabivuga.
mukomeza mudukurikirane rero ku Beza Media, mukande subscribe nk'ibisanzwe nyine nk'uko nababwiye mbere, musharinge, mwandika muri comment mutubwire. Gusa ibi bintu birababaje. Bye bye.